hari n'igihe nicara nkinyuramo nkavuga se Mana koko ni iki abagore yasanze wabonye bakurusha iki iyo barebye habe ntacyo ubwo n'abantu baravuga batese uriya mugabo ko yataye umugore mwiza agasanga umugore utameze neza unakuze cyane ubundi yishakiye abakecuru bivuze ngo rero harimo abantu bikundira abakecuru ugasanga bashaka abana bakumva ntibivamo menya ari bo babakuyakuya neza ijambo yigeze kumbwira nibuka yarambwiye ngo akunda abagore b'inzobe akunda abagore b'inzobe ngo sinzi uko naje mu buzima bwiwe none yagushatse ati ntago mbizi none se tumaranye nk'amezi 6 ntwite inda y'amezi 6 hari igihe yigeze kumbwira ngo nimbe ngiye iwacu gake ngo muhe umwanya ngo hari umukobwa bakundanaga ngamuzane ngo wenda bafiringa icyumweru ngo azongera mpamagare ngaruke oyagiye uviye inkuru yanjye iyi ni moto kugira ngo uyitware ubyemerewe nuko ufite kategori A kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya. Imodoka za B automatique turazifite nshyashya ngizi ni hano maze kuri kategori C y'amakamyo harimo na howo inyito byo gukora rimwe ntago yarangiriye kuri provisoire gusa ushaka no gukorera permis définitif ukaba wabona permis B ya manuel hose ni hehe ni muri Action College. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze muri Gasabo Show mutwizere ko mumeze neza muri hose atandukanye kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo nicyo mbifurije nk'umuvandimwe wanyu kandi nkomeje gushimira abantu mukomeje gukurikira ibiganiro byacu inkuru yanjye kuri Rweme Mbabazi uwo ni jyewe no kuri Imana ibaho umugisha utarakora subscription ukomeze wiyandikishe kuri ino channel kugira ngo dukomeze kugenda twongera umubare ndetse n'umuryango wabakurikira inkuru yanjye. Imana ibaho umugisha kandi nkunda buri wese ubana natwe mu biganiro nutabana natwe no kwigenda mukunda nta mutima mubi. Twice muri Gasabo Showroom ngwino tugwe ibikoresho byiza bya gisirimu kandi biramba pana kujya hahandi usanga nyine byanitse ahantu quelque part no kuri pe nkubwiza ukuri ko bino bikoresho byahangaha ni ibikoresho biramba ni ibikoresho byiza ni ibikoresho bikoze mu biti bikomeye ngwino tuguhe ibikoresho byiza byo mu nzu hamagaze 788 770 689 nabikubwiye nitwa Rweme Mbabazi ndi kumwe na Vestine uyu mudamu turi kureba ahangaha akaba ariwe tugiye kuganira mu nkuru yanjye afite inkuru y'ubuzima inkuru y'urushako yaciyemo kandi inkuru navuga ngo yamushegeshe igihe kinini cyane imyaka 9 mu rushako rwiza cyangwa rubi kimwe muri ibyo ngibyo. Uyu munsi ndifuza ko dukora ibiganiro nubwo twavuga ku byabaye mu ngo cyangwa wenda ku byabaye ku buzima bw'umuntu ariko tubikore tunubaka niba wenda hari isomo wakuye muri urwo rugo muri urwo rushako rutari rwiza utubwire nyine n'isomo runaka wakuye muri urwo rushako rutari rwiza kugira ngo n'umujene uri inyuma atagira ubwoba ngo avuge ngo nge sinzashaka bimeze gutya na gutya. Vesti tugoye kaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane. Yego amazina yawe aho wumva ufite inyota rwose wisanzuri. Murakoze ndaza gusomaho. Nuko icyaka nikimara kunyica. Icyaka nikimara kukwica cyane. Vesti na mahoro. Nagara amahoro neza. Aya shavuga ko ramaro uyu munsi twaramutse umeze neza. Kuba umuntu ariho ari igishoro kuba umuntu ari muzima nicyo gishoro. Ni byiza ko twaturi byiza sibyo ibindi bizemera. Ari gihe tuba tubyuka tudafite morale tubyuka tudafite ikiza kituza mu mutwe bitewe n'ibyo duhoramo n'ibyo twumva n'iki ariko ukabyuka turukavuga uti ngomba kwishima byanze bikunze sibyo ukavuga uti ngomba kwishima byanze bikunze kandi uzi ko bikora ariko niba turako utameze neza ukakomeza ukabyatura kuko uzumva utameze neza nibyo. Vesti ufite inkuru yawe y'urushako ku muntu utakuzi wamwibwira gute? Umuntu utanzi amazina ni Mujawamara Vestina. Yego. Ndo umugore mfite abana 4. Yego. Uri umugore uri umubyeyi Imana ishimwe ku bwabyo ni ikintu gikomeye kuko ntabwo ari bose bagize ayo mahirwe yo kugira urubyaro
njya mbishimira Imana. ni ukuri pe bijye birenga byose ubundi ushima Imana. Yego. Vesti, ufite inkuru y'urushako, byagenze gute, bitangira gute? Mu rushako rwanjye ntago nigeze nishima. Yeah. Mu kutishima nabaye imfubyi, mfite imyaka 15. Papa yapfuye 94, nsigaranye na mama ari njye bucura, nawe arangije arapfa, nsigara njye nyine mu itongo. Njya gushaka umugabo nyine, mvuga nti wenda azampoza amarira y'ubupfubyi, ariko ntago nigeze mbibona. Kwezi kumwe nahise nkubitwa, inda yatangiye kujyamo, batangira akajarari iyo ngiyo. Umukecuru umwe niwe naje kuganiriza, ndavuga se ko ntangiranye no gukubitwa n'umugabo bimeze bite? Arangije umukecuru arambwira ngo uwo mugabo wawe ndumva ari umugome, ntukongere kujya urira imbere ye najya nagukubita. Yego. Ndangije nyine ubwo nubatse urugo numva ko umugabo ari n'umugome, kuko buri cyumweru narakubitwaga. Ahantu twabaga hose twahavaga batumenye banatwirukanye. Ugera gukwitaga ku buryo na rubanda rubyumva? Bakabimenya. Yaragendaga akamara nk'iminsi 3 yasinze, ari mu bagore iyo ngiyo. Ukiri umugeni? Akagaruka nk'iminsi 2 ishize. Navuga ko uriya mugabo ntago yigeze ankunda. Ntago yigeze ankunda, hari n'igihe cyageraga nkamwicaza, nkamubwira si kosa nakoze nirihe, basi ngo twiyunge nk'abantu twashakanye dukeneye kubaka, ariko ntavuge. Igihe kimwe nkamushyira n'ibiryo ku meza, akandeba maze iminsi iyo ngiyo, yarangiza akavuga ngo burya hari akaboko kataryoshye ibiryo. Maje kugera ku mwana wa 4, umwana wa 4 amenye ko inda yagezemo, yagize gutya aragenda arasinda, aza saa 6 y'ijoro, arangije anseseka munsi y'igitanda, sinabasha kujyamo. Urabona igitanda kiba gifite ari kigufiya. Arangije abonye ko ntagiyemo, afata inda yanjye anyegekaho gutya, maje kunyegekaho azana amaguru ayibyiniraho. Utwite se? Ntwite. Ibyo bintu ntabwo byabaye? Ndangije ndatabaza. Ibyo bintu byabayeho? Byabayeho. Utwite umwana we? Abantu barahurura, bamutegeka ko njya muri eko kureba ko umwana ntacyo yabaye. Nsanga ntacyo yabaye, ariko arangije arambwira ngo nzarinda pfa ntongeye kukwita umugore wanjye mu buzima bwawe. Ku buryo n'umuturanyi twari duturanye yaramfashe igihe kimwe arambaza ati ariko mama Emery, mugabo wawe mupfa amoko mufiki? Ikiniga kiranyica mbura icyo mubwira. Ndangije ndamubwira nti ntago mbizi. Ikindi gihe agenda n'ubundi aragenda aza yasinze. Aje yasinze, nari nararwaye hahamuka. Nkimubona amaso yakanutse, yatukuye amaso, nahise mpahamuka nirukira mu nzu. Maje kwirukira mu nzu, mbwira abana nti nimuze. Turirukanka turakinga, ariko arangije aravuga ngo nimuhumure ntacyo noneho mbatwara. Ibyo birarangira. Icyo gihe ese mbwira kuki njya gufataga gutya ikintu cya biteye n'iki? Nanjye nageragaho nkicara nkamubaza intese nirihe kosa. Ikosa nkaribura pe, nkaribura. Ariko nabonaga ko wenda atigeze ankunda mu buzima bwiwe, ntabwo yigeze ampingukiriza iryo jambo ryo kumbwira ngo singukunda. Kuko hari igihe cyageze ndamwicaza, nkajya mwicaza nkamubwira inti mugabo wanjye niki? Ndavuga se Mana, nuko hari abandi bagore hari ibindi bakora njyewe ntakora. Hari n'igihe nigeze gufata ibase, ndavuga ntahari ntereka njye mwoza n'ibirenge atashye, nimara kumwoza ahari wenda
azanyiyumvamo azankunda ariko nabyo mbona bibaye iby'ubusa. ugafate wasese ukamwoza koko narayifashe pe akabyemera akabyemera. bwa mbere umwoza se wenda yari yaje afite agatima keza yari yaje afite agatima ubona nyine agafite kwa kundi umugabo amara kugera mu rugo yari yumvisha nani uwo munsi atari bugire gute atari bujye muri dushe. ndavuga nti ntacyo reka nkoze ibirenge nzana ibase ndamwoza. ubwo iyo yajyaga gutaha abana nabaga nabaryamishije maje kumwoza nyine turaryama. tumaje kuryama ariko noneho birakabya n'ubundi biba bya bindi. umwana wa kane rero nkimara tutarajya ku mwana wa kane hari ijambo ngo yakubwiye arakubwira ngo nzapfa ntonge kwita umugore wanjye. n'ukubera iki ngo azapfata kwisa umugore we nanone? nuko ngo nari natwise iyo nda y'uwo mwana. ntabwo yashakaga umwana wa kane? ntabwo yashakaga umwana wa kane. okay yego. nuko ikomereza. ubwo rero ku mwana wa kane nibwo uyu mugabo yagize gutya nyine arangije umwana agize umwaka n'ukwezi aragenda. amaze kugenda yari yansigiye amafaranga ndi bwishyurire umwana muri garidiyeni 5,000 nibyo twari dusigayemo ariko ndangije mfatwa n'uburwayi. maze gufatwa n'uburwayi ndangije araza. amaze kuza asanga narembye aravuga ati yo ati shereti warembye nti arambwira ati mpa ya mafaranga njye kukugurira imiti. ndangije aragenda heri iyo ngiyo yaje saa 11 za mu gitondo. ndavuga nti ntacyo ndi buvugane nawe ndabona nta rukundo yigeze angirira mu buzima bwiwe. yicaye ubwo nari naraje ibiryo ku meza araza arabirya ntiyamvugisha ntiyagera no mu cyumba hondi. bigeze nka saa 5 z'amanywa ndamubaza se bya binini wagiye kungurira biri hehe ko ndumva ndembye? arangije agira gute arambwira ngo amafaranga nayataye. bitewe n'igikomere rero nari mfite ndavuga nti uyu mugabo ntago ankunda pe ntago ankunda. noneho nari mfite igikomere cyabaye nk'igisebe ku mutima kuko iyo yatahaga nkubita nta n'ikindi. hari n'umunsi twabaga twirirwanye mu rugo rwose pe ubona nta kibazo mu kanya gato ukabona arahindutse atangiye guhekenya amenyo. yahekenyaga amenyo ku buryo n'umuntu wo hanze yabyumvaga akambwira ngo uko wonsa inyuma ngiye kukwereka ko no ku mutima ariko nsa. nkavuga nti noneho ibintu bindangiriyeho. yasaga gutesa inyuma? yari igikara nkanjye. ariko yari umugabo nyine ubona ko akeye nta kibazo. ariko akavuga ati ko wonsa inyuma niko n'imbere ngiye kukwereka ko ariko nsa. hari igihe kimwe yankubise ariko nari naraganirije abana ndababwira nti rero najya mfata agiye kunkubita mujye muvuza induru turebe ko abantu bantabara. abana bakimara kubona mfashe bavuza induru. bamaze kuvuza induru yarabafasha bakingirana mu cyumba bakubitiramo. arangije araza mbyinira hejuru. amaze kumbyinira hejuru aravuga ngo n'inyange zirapfa amanswe byiyone. Mana ijya imbabarira hari igihe avuze inturiya mugabo umenya ari interahamwe. ariko yanyigaragaje uwo ari we ku mwana agize umwaka n'igice nibwo yagiye. yataye urugo? aragenda asiga mu bukode. yarankuye mu itongo mba njyenyine nta shinge nta rugero mfite ansigira abana 4. yagiye avuga ko agiye? ari umugore yacyuye wo muri karitsiye yari afite iduka. najya amuhamagara ngo ampe n'igihumbi akambwira ngo abo bana twababyaranye uzi ko nzabarira. nageze ku gikamfurisha amazi yonyine nta n'isabune. tubwe ukuntu yagiye n'ukuntu naho waje kumenya wenda yagiye?
ahantu yagiye twari duturanye turi mu mudugudu umwe ariko mara amezi 8 ntaramenya aho yagiye. Umuhamagara akitaba? Muhamagara akitaba akambwira ngo abi Bugesera. Narangiza nkamubwira ntese nzaza unyereka aho uba. Rangije ntiyahambwira akajya ambwira ngo mbi Bugesera gusa ngese urashaka iki. Ndetse kuki wenda yagiye mu Bugesera kuki ntiwahoje kuki wataye urugo? Kandi yarambwiraga ko abana nubwo twababyaranye atazabarera. Yego. Urumva ibyo ngibyo n'ubundi ese ubundi yarabiyobeye ko yarutaye. Kubera yuko naho nabaga kimara kugenda yarabahamagaye akajya ababwira ngo mumwirukane uwo mugore. Angije rero nibwo umuntu bakoranaga yansanze aho mba arambwira ati ariko hajya ngo umugabo wawe waramubuze ati reka nkurangira ahantu aba. Arangije arahandangira ati aba ahantu bita Mwibereshe. Atuzagende ku muryango uyu n'uyu ati niho uzamusanga. Icyo gihe mvuye gusenga ari ku cyumweru mbwira abana nti muretse hari ahantu ngiye ndaje. Ndangije rero ndagenda mpageze nsanga ni nawe uri muri butike kuko uwo mugore yaracuruzaga. Nsanga nyine afite n'umukozi uri kumudahira ibirayi. Ndamusuhuza maje kumusuhuza ndamubwira nti ndabona wowe uri umukire uyu munsi uri butugaburire. Ati ibi birayi ntago ari ibyanjye. Ati uyu mugore yampaye akazi ati iyo ntagiye mu kazi kanjye ati ndamucururiza. None se ko ari warambwiye kubi Bugesera ubu wageze hano gute? Uba wahageze ute byagenze gute? Nuko arangije nyine arandindagiza arambwira ngo uzagaruke ngo nkwereke ahantu ba. Ni nta kibazo ni wowe mparasiyo y'uyu munsi ni kubera ko nkubonye nk'umugabo twabyaranye nubwo ibindi tuzabikurikirana nyuma. Aramperekeza n'umugore wavuye kuri toilette arambona ndamubwira ntese ko nigeze kukunyuraho nkubaza Joseph ukampakanira ko ntawe uhari ubu ngubu ntibimeze bite. Umugore aravuga ngo mba namuhaye akazi ariko muri icyo gihe nyine aho bari gucururiza ntago ariho babaga bari bafite ahandi bataha. Ndangije njyewe mugenda Runono umugore amaje gucuruza ko nari nahamenya aho bacururiza mugenda inyuma maje kumugenda inyuma mbona ahantu binjira bataha majije kuhamenya. Soma ku mazi. Soma ku mazi bigufashe. Uyu mugore nyine maje kumenya ahantu bataha. Nibwo nahise nyine nk'ejo njyayo ngiye ndamubwira ariko nubwo wantaye ariko nkeneye ubufasha ku bana. Wagiye mu rugo aho abana n'umugore se? N'umugore. Wasanga bimeze bitese bari kumwe? Umugore yari ari gucururiza aho ngaho umugabo ari uhari ambonye agwa mu kantu nitabaza umudamu umwe baturanye ntitujyaneyo ntiwenda batavuga ko hari ikindi. Nuko arangije anyemerera amafaranga ngo 15,000. Hari n'igihe kimwe nasangaga bari gucuruza nkicara nkabaganiriza namara kubaganiza nkabwira ariko nkeneye rasiyo y'abana nta kindi cyangenzaga nta kibazo. Bagakora nko mu ntuza nyine mu kibiko cyaho bayabitse bakampereza nk'itahira. Ariko igihe kimwe umwana yarwaye umugabo musanze maje kumusanga mubwira umwana yarwaye kandi nta n'icyo kurya rwose dufite. Icyo gihe umugore yaramfasha arankubita amaje kunkubita nyine ndangije ndataha mpita mvuga ko nta burenganzira mfite aho ntazongera no kuhasubira ngahe nguko. Angije rero umugabo nibwo yakomeje kundindagiza arandindagiza maze imyaka 7 ubu ngubu tutari kumwe. Ariko uko byasa kose. Mwe mubanye imyaka ingahe? Twari tubanye imyaka 9. Imyaka 9 yose. None se wenda uwo mugabo uwo mugore barakomezanije nawe yahise agira umugore? Ubu ngubu ntago nkimenya amakuru yiwe ariko numva ko batigeze bakomezanya kandi akimara kubana nawe yahise amuhombya
aramuhombya burundu iryo duka uwo riraho. mugore mwe muturanye muri karitsiye Ubu ngubu nawe agosorera ibatsinda. bivuze ngo ibishyimbo. ntabwo ubukungu bwe bwarayoyotse Bwarayoyotse iyo buragenda. muhuye yaragutwaye umugabo muvugana iki Ndamusuhuza gusa n'abana bakamusuhuza tukigenda. ntabwo wigeze babyarana Babyaranye umwana umwe niwe bafitanye. ndupfa yari yaramugize umugore Yamugize niki wabonaga yamukurikiyeho kidasanzwe cyatumye aguta umugore mwiza mwari mubanye imyaka 9 yose akigira kuri uwo mucuruzikazi. Umugabo wanjye yakundaga ubutunzi nibwo yagiye akurikiye. Yabonaga ngo uriya mugore afite amafaranga cyane ko hari igihe yabaga maze nk'iyo minsi 2 ataragaruka mu rugo yaza namwakira akambwira ngo ariko ngo ubu ngubu ngize abagore 2 ngo umwe ngo afite amafaranga ngo nkajya nguhahira ngo ariho nyakuye ngo ntago byakubera byiza. Nkamubwira ariko ndumva ibyo bitaba ari byiza. Ntibasi se wajya utaha ubwo ngubwo ntago nsobanukiwe icyo ushatse kuvuga. Arangiza nyine agaceceka agahita ambwira ngo abageni cyangwa hoya twari twarabyaranye dufitanye n'abana. Icyo gihe bari abana 4 n'ubundi bahari. Ariko akambwira tese ubu nshatse undi mugore nkamuzana ku ruhande ariko afite amafaranga arangiza nkajya nguhahira hari icyo byaba bitwaye. Namubwira nti ngewe ndumva ibyo ntanabishobora ubivamo. Ariko we nyine akomeza gahunda ze. Urumva yari yaranagiye ntazi ko yanagiye kera. Yabinyeretse kuri finale nyine ko yigendeye. Ibyo bintu byaguhungabanije gute Vestine? Reka nkubwire namaze igihe kirekire numva rwose mana mbona umuntu w'umugabo wese nkahita mbona ko bose ari bamwe. Ikintu yagukoreye kibi utagiye bagirwa n'iki? Ikintu yankoreye kibi ntazibagirwa ni ukunsiga mu bukode arangiza akantana abana 4. Kandi ikindi izo nkoni za buri munsi no kumpima ntangaburire kandi yabonye amafaranga. Urumva icyo ni igikomere kigeretse ku kindi. Ntabwo rero nigeze mwishimira na gato nanjye umutima wanjye wapi ntabwo wigeze wishimira. Mwashakanye mukundana ku buryo uvuga uti uyu muntu nari namuhisemo mureba muzi? Twakundanye agahe gatoya. Twakundanye agahe gato kuko urabona twahuriye ahantu nari ndi mu kazi nawe ari mu kazi. Tubwi ko mwahuye urugendo rwanyu rwo guhura kuza kugeza mu bana byagenze bite? Twahuriye ahantu mu kazi noneho nyine abari uza kumbwira ko ankunda. Duhuriye mu kazi rero urumva naratangiye turaryamana. Tumaje kuryamana twakundanye nk'amezi 2 aratangira akajya njyana no mu muryango we gutyo nshiduka nyine nagezeyo uko nguko. Ariko iyo nza kumenya ko atigeze ankunda nta nubwo nari kugira gute ntago nari kubana. Yaguteye inda mutarabana? Oya nasamye inda ari uko tubana. Ntangira gukubitwa ku kwezi kumwe inda yagezemo. Ntabwo ujya wicuza se ko mwaryamanye mbere yo kubana nawe? Ndabyicuza cyane kuko mbona narirwaniriye. Narangiza nkavuga nti wenda iyo nza gutuza kuko nari n'imfubyi hari ukuntu Imana yari kundengera. Ariko mbona narahubutse mu rushako rwanjye ndangije nyine ibyo ntago wabura kubyicuza nk'umuntu. Isomo rikomeye wakuye muri uru rushako mu bikomere nirihe? Umuntu ari gucuranga mubwira reka gucuranga. Yego. Ubu ntago nakongera nyine gukora ikosa ryo gushaka mpubutse. Se mu bana bane ukeneye gushaka undi mugabo? Aya. Ntabamenye ariko. Ariko igihe kiragera ukumva byanabaho. Iyo ukimara gusenya wumva nyine ntacyo umuntu yaza kubwira cyangwa ngo akubwire ati gutya na gutya. Ariko iyo umajije kugiramo akantu ko kwiyakira cyangwa kugira gute biraza. Kuko nanone
gupfa wangara uri wenyine nabyo biragatsindwa. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango. Utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho, biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe. Ahantu ukeneye harisanzuye cyane, habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya, ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa, ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. Mujya muvugana? Turavugana. Muvugana se iki ubwo nguko? Ngewe ariko ntago nkunda kumuhamagara, ntago njya muhamagara. Ni uguhamagara? Ahamagara nyine ashaka abana ngo abavugishe gusa. Akunda abana? Gusa urukundo ntabona, nimba nta kiro cy'umuceri yakugurira ngo abana. Ubwo ubundi urukundo ruba rushingiye kuki? Cyokora igihe kimwe yigeze kumbwira ngo ngakunda abana, ngo ariko ngewe ntago azigera nkunda mu buzima bwe. Akubwira gutyo? Ntabwo ujya ubona yicuza ko mwatandukanye? Ntago mbizi, ashobora kuba wenda yabitekereza ariko ntabyo aba yambwiye. Ntabyo aba yakubwiye? Aramutse akubwiye ati? Ko hari igihe cyageze nkajya nyine nshaka kumugarura ngo ndebe, ariko mbona kumugarura mu buzima bwanjye, mvuga ni wenda ni se w'abana banjye, reka mufate neza mugarure muhendahende. Ariko nkabona nta kosa ujya wishinja uvuga uti ashobora kuba yaranyanze kubera kano kantu? Oya, ntaryo njya mbona pe, ntaryo njya mbona. Uri kuri kamera ushaka oya, ntago ari ukwisigiriza, ntago ari ukugira gute, ntaryo njya mbona. Hari n'igihe nicara nkinyuramo nkavuga se Mana koko ni iki? Abagore yasanze wabonye bakurusha iki iyo barebye? Habe ntacyo, ubwo n'abantu baravuga batese uriya mugabo ko yataye umugore mwiza, agasanga umugore utameze neza unakuze cyane, ubundi yishakiye abakecuru. arakuze kundenza. Bivuze ngo rero harimo abantu bikundira abakecuru ugasanga bashaka abana bakumva ntibivamo. Menya ari bo babakuyakuya neza. Ntabwo wigeze umukuyakuya neza ku buryo twebwe hari tuba twagezeyo tukiri abana, akaba hari ibyo utamukorera, ntago mbizi. Nigeze abikubwira ati genda ikundira abagore abakecuru? Mana ntabyo yigeze ambwira, gusa ijambo yigeze kumbwira nibuka yarambwiye ngo akunda abagore b'inzobe. Akunda abagore b'inzobe? Ngo sinzi uko naje mu buzima bwiwe. None se yagushatse ate? Ntago mbizi. None se tumaranye nk'amezi 6 ntwite inda y'amezi 6. Hari igihe yigeze kumbwira ngo nimbe ngiye iwacu gake ngo muhe umwanya, ngo hari umukobwa bakundanaga ngamuzane ngo wenda bafiringa icyumweru ngo azongera mpamagare ngaruke. Ndamubwira se ubwo rwaba ari urugo nshatse, ubundi bimeze gute koko? Arangije rero arambwira ati mwanya, ati nari mfite umukobwa twakundanaga, ati ubundi ubutashye naza tukamarana icyumweru nzongera ngo hamagare. Arangije arambwira ati umukobwa yakundaga keke agakunda n'amata. Ntabwo se wa mugabo we koko urashaka kubaka cyangwa bimeze bite? Agaceceka nyine agaceceka nuko. Urya imfura yanjye rero nibwo yambwiye ngo Emeline, namwise Emeline ngo kubera yuko ngo hari umukobwa twakundanaga ngo witwaga Emeline. Ndangije ndavuga inoke
ngaye nguko rero ibyo wifashe ute nese nari kubifata nta kundi nyine akaje karemera mbese yagukundiraga umukobwa bahoze bakundana ex nibyo amwita n'izina nyine yita umwana we w'imfura izina rimeze nk'iry'uwo mukobwa bakundanaga kuki utamubujije se nese njye nari mbizi ko yabinsobanuriye nyuma twararangije no kuryandikisha ntabwo ari kujya kurihinduza ntego ko wamwami maze no kuri ako gatoya yohereje amazina ku rupapuro yanze kuza kwa muganga arangije aravuga ngo umwana wanjye mwise nyina w'umuntu Julienne ariko iryo zina numva rirambabaje ndavuga nti koko twajyaga tujya kwita amazina tukayaganiraho uyu mugabo ubu yabitekereje gute ndangije mbimubaje ndamubwira intese waretse tukarihindura ariko ndangije ndavuga inti nindi hindura ashobora kuvuga ati uyu mugore afite ibindi ankinze cyangwa afite undi mugabo babyaranye gutyo ndangije rero ndaryihorera gutyo nawe ni umukobwa bakundanye se reka byo ntabwo yigeze abimbwira ariko wenda naketse ko twari tumaze igihe dushyinguye mama we kandi hari igihe yajyaga yicara akambwira ngo uzambara igitenge ngo mama nawe acyambare ngo kuko nkunda mama ngo kurenza wowe ndyamana nawe mu buriri ibaze ubwo rero nahise mvuga inti wenda kuba yise umwana nyina w'umuntu ni nka wa mugani bavuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu nuko nahise mbitekereza nubwo nabyo atigeze abinsobanurira ngo abimbwire nese ubwo mwari mwubatse urugo rutari mu rukundo Vesti nyine ni kwa kwihangana n'ubupfubyi uvuga uti wenda azagera hahinduka hari igihe naryamaga nkavuga ni wenda araza yahindutse ambwira ati sheri wanjye reka twubake tugire gute ariko ndabitegereza ndabibura birangira afashe baga aciyeho gutyo we yafashe baga aragenda arambwira ati ndagiye nese ikintu kimwe nibaza mu by'ukuri wumvaga hari igihe umuntu aguca amazi ukumva kuko nawe urayacitse ntiwahise witera icyizere nahoraga nta cyizere nifitiye narangiza najya no gushyira ibiryo ku meza njya nkunda no kubibwira abantu nkababwira nti burya nari umugore mwiza burya nuko yari yarampfobeye kuko najyaga gushyira ibiryo ku meza urumva umuntu niba ujya gushyira ibiryo ku meza akakubwira ati hari akaboko ariko kataryoshye ibiryo koko nabishyiragaho mvuga inti n'ubundi se ko ntari umugore nkahora nyine icyo kintu nkiyumvamo umaze gutandukana ubu rero aho tumariye gutandukana nibwo nisobanukiwe ndangije ndavuga inti burya ndi umugore mwiza yari yaguhejeje mu mbere cyane rwose ni irihe somo wigiye muri ibyo bintu urumva ukunzwe udakunzwe ubanye n'umugabo utagukunze agukundira mu bo bahoze bakundana isomo nigiyemo nyine ngomba kwikunda ubu urikunda kandi nkahora numva ko ejo hazaza hanjye hazaba heza no ku bana banjye n'ibyabagizeho ingaruka cyane hariho naba ugera mu rugo cyangwa kubera yuko mu rugo iwanjye hari abantu bakunda kuhagenda ariko yamuvugisha ukabona umwana ntabwo ashobora kuvuga bafite ibyo bikomeje wigeze umenya abo bakobwa bakundanaga ngo ujye kubareba uvuga uti reka ndebe uko basa ntabwo nigeze ibyo mbikora pe yabakubwiragaho iki yambwiraga ko bakundanaga gusa ariko nta kintu yigeze ambwira cyabo ni gutyo gusa nuko none se wenda yakubwiraga ngo kunda mama we ntabwo agukunda ntazapfa nagukunze ntumva gufuhiye mama we ntabwo nigeze mufuhira hari n'igihe najyaga mushishikariza nkamubwira inti rero nyine ni ku mafaranga wabonye ntigira icyo ufashaho mukecuru kuko umugabo ntabwo yakubwira ngo akunda mama we ngo ujye kubimukuramo bikunde ahubwo noneho uramwavansa wamara kumwavansa nyine nawe ugakunda umuryango yego n'ubundi niko bigenda urukundo rw'umugore n'urukundo rwa nyina w'umuntu ni inkundo ebyiri zitandukanye ni kimwe n'uko mama wawe n'abavandimwe bawe ntibakunda inkundo zimwe ariko ni inkundo zose ntabwo tuba tugomba kugereranya mama
n'umugore. Mama afite urukundo rwe, afite uko tumukunda, hakaba n'umugore wawe uko umukunda, hakaba n'abana bawe uko bakunda, hakaba n'inshuti zawe uko zikunda. Rwa mama wawe rukaza rw'umwihariko. Nta mwihariko. Ari umugore agomba kugira umwihariko, ari mama agomba kugira umwihariko, ari abana bagomba kugira umwihariko, ari abavandimwe bagomba kugira umwihariko, bose mu nkundo zitandukanye ariko zihurira hamwe nyine ku rukundo ku mutima. Yego, nta gusumbanisha. Yego, ngaho nguko nta n'impamvu kujya ngo ugereranye mama n'umugore. Ngaho nguko reka tunasoze. Wumva umuntu uri kutwumva muri kano kanya, Vestine, umva mubwira iki, umva musaba iki, umva mugira nama ki, umva yakugira nama ki, icyo wifuza cyose kiri ku mutima cyatumye ufata urugendo ruvuga uti reka nze ku nkuru yanjye. Umuntu urimo kunyumva namukomeza nkamubwira ngo ejo hazaza he ni heza. Abavandimwe bari kumwe batari kumwe, ariko ejo hazaza he ni heza. Kuba yaba ariho nicyo gishoro, ibindi bizemera. None se uyu munsi wumva ejo ari heza wowe? Ndabyumva cyane. Umugore uyu munsi uri mu bibazo nk'ibyo urimo utubatse neza, wamubwira iki? Nagane mu gusenga nyine, yihangane, nta kindi. Yego. Festi, wakoze kuba natwe. Vuga nimero ya telefone yawe ukwifuza abe yakubona. Nimero yanjye ni 0785 5421 875. Iri kuri WhatsApp ni 0737 74 83 429. Urakoze. VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera, no kuvuga ureba kuri stade yose BK Arena, ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane, wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi, ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 07 952 94 55 9. Umva inkuru yanjye.